Bite guys, umeze ute? Nongeye ndagusuje rero ngikomeje gutega amatwi ndishema iyo niko Daraba TV ndagarutse. Murabizi rero tubageza ibintu byinshi genda bihitinga impande n'impande muri showbiz, byavuzwe n'ibyamamare, byavuzwe n'abantu bagiye batandukanye mu mpande zitandukanye z'isi yawe nta mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Iburayi nirwo tamasimbiti yatugerayo. Ndabizi rero usanzwe udufasha gusa ndagusaba igeza ngaha kuri uyu munsi kandi subscribe maze ujye dukora umunsi ku nta kintu kimwe kigucitse. Icyo nakubwira rero kandi nawe hari content yifuza ko twakoraho wajya hasi muri comment ukandika iyo content ndetse tukaba twayikoraho ku munsi ukurikiyeho. Mwaye ikaze rero ku makuru uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu bigiye bitandukanye muri showbiz. Nkuko nawe gusezeranyije rero ko nzakubera hafi umunsi ku wundi uko ibintu bigiye bihagaze muri no minsi muri entertainment yo mu Rwanda. Ndagarutse na saga imaze iminsi mo kuvugwa hano mu muziki w'u Rwanda ko abahanzi basuzugurwa bakaba badabwa agaciro, akanavuga ko ndashaka ko basuzugurwa n'abateguye ibyo bitaramo bitewe no kubumva ko ariho barenze, ndetse abenshi bakanategura ibitaramo bagira ngo buzuze inkono zabo nk'uko byagiye bivugwa na benshi mu bahanzi ndetse n'abandi bakurikirana hafi umuziki w'u Rwanda. Uyu munsi rero nje kukubwira ntabwo nje kuvuga kuri no saga gusa isa nkaho igenda yoroha wenda bitewe n'uko byatangiye, ubwo benshi bavuga bati rero igitaramo kimwe gutegurwa cy'iserukiramuco kizabamo kizaze cyo kirimo Kiss Daniel avuga se kizataha amahoro bitewe na saga irimo ko abahanzi benshi atari bishyurwa. Hanyuma mu gitaramo bita Chop Life cyabaye ku itariki 25 Kamena 2022 muri BK Arena. Iki gitaramo rero cyabaye hari yagiteguwe na Inor Entertainment yashinzwe n'umusore Breeze gusa na M Power yo muri Africa mu Mr Easy wo mu gihugu cya Nigeria. Iki gitaramo cy'abahanzi bagiye batandukanye n'imo Tekino nk'umuhanzi mukuru, Nasty C, Fefe ndetse na Kaligraphy John, Bruce Melody, Bushari, Kenny Soul na Airways ndetse n'umusore Okama Musa. Icyatangaje kikanabaza abantu benshi cyane ko mu minsi yashize ubwo Kenny Soul kuri mu gitaramo cyaberagara muri BK Arena Rebirth Celebration concert, yavuze ko impamvu ashobora kubanza kuririmba harimo nuko batari bishyirwa mu gitaramo cyabanje, akaba yashize amezi asaga 2 bakavuga ko batigeze kishyurwa nyamara bararirimbye abandi bo b'abanyamahanga bakaba barabashije kuba bakwishyurwa. Gusa uyu munsi nje kukubwira rero byagaragaye ko ndetse banavuze ko aba bahanzi bose bamaze kubona amafaranga yabo bari bemerewe mu cya gitaramo cyaberagara muri Chop Life. Burise rero ibi yabivuze ubwo yabagaragaga kuri Twitter kigashyiraho n'umunyamakuru Ernesto, yavuze ko rero abahanzi bose ngo bamaze kwishyurwa, avuga ko amafaranga yose bari bagitegereje ko bazafata bamaze kuba bakizwe. Gusa ibi ngibi byavugaga ko mbere yuko bamaze kuririmba mu gitaramo cyabereye hariya muri BK Arena muri Chop Life bamwe bishyura amafaranga make gusa si bahabwa amafaranga yose ahagije. Ibi rero uyu musore Breeze yavuze ko bamaze kubona amafaranga yabo, avuga ati ubu ngubu rwose ndakeka amaze mu cya gitaramo yamaze kubona amafaranga ye, dore ko burya ngo atari Kenny Soul gusa uri muri kino kibazo harimo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Bakavuga ko rero bamaze kubona amafaranga, ariko avuga ati ibi byose bagiye bavuga nkuko wenda Juno agiye kuvuga, akavuga ati bana abakomisiyoneri, bakavuga ko atari ko bifata nkaho ari abakomisiyoneri mu muziki, ahubwo akavuga ati ari ibitaramo byinshi twagiye turema, twagiye dukora ibintu byinshi, bimwe turabirema ibindi tubisanga bihari turabivugurura. Akavuga ati rero sinumva ko bafite kuba wenda twafatwa nk'abakomisiyoneri b'umuziki nkuko Juno Kizigenza yabivuze. Gusa we akavuga ati n'ubundi Juno sinaturenganya kuko biko byatewe n'umujinya, avuga ati n'imirwari y'umujinya ndetse n'agahinda basore benshi bafite, akavuga ko atamurenganya ndetse akanavuga ko banafite uburenganzira bwo kuba bavuga ikibabangamiye, ko buri kimwe cyose ni umuhanzi ngo akozwe agomba kwishyurirwa buri bintu byose yakoze ndetse akanabwa amafaranga angana nk'akazi yakoze. Gusa Bruce Nore yavuze ko rero umusore Kenny Soul n'ubundi na mubano mu buri hagati ye nawe ndetse n'abamanaginga Kenny Soul cyangwa se abagize team y'uyu musore Kenny Soul, kuko yavuze ko n'ubundi ngo atari igitaramo cya mbere bari bahuriyemo, n'ubundi ari igitaramo babarutse guhuriramo cyiswe Street Fair. Akavuga ko rero we na Kenny Soul n'ubundi nta kindi kibazo kirimo, amafaranga yamaze kuyahabwa. Akanongera kuvuga ko mu minsi ishize ubwo avuye avuganaga n'abagenzura cyangwa se abakurikiranira hafi umuziki wa Kenny Soul tuzi nka management ye, bambwiraga ko amafaranga bamaze kuyishyura nyamara akaba atari yabageraho. Gusa ubu bakaba bamenyesheje ko amafaranga yamaze kubageraho neza ndetse ubu akaba nta kindi kibazo gisigaye mo hano hagati. Gusa we yavuze ko wenda impamvu igituma nubwo bavuga bati umuhanzi uvuye mu mahanga akaza akishyurwa n'umunyarwanda nawe si yishyurwe, avuga ko impamvu bitera nta yindi. Aravuga ati rero mu cyo gitaramo cyari cyabumvije ko cyateguwe na Inor Entertainment ndetse na M Power yo muri Africa y'umusore Mr Easy umuhanzi mu gihugu cya Nigeria. Avuga ko abahanzi bose baturutse hanze bari bishyuwe ni M Power yo mu gihugu cya Nigeria. Akavuga ko rero impamvu zijya zikunda kuba usanga
hari nk'abaterankunga baba bategereje kuza kuba bakwishyura ndetse cyangwa se bafatanyije mu gutegura ibitaramo ntibaze kuba bakwishyura ku gihe, bikavamo rero ko wasanga nabo bari buze kwishyura abahanzi, ugasanga nabo ntabwo babashije kuba bakwishyurwa. Gusa we avuga ko n'ubundi ngo nk'icyo asaba abafatanya kuba bategura ibitaramo cyangwa se abaterankunga, we yavuze ko byibuze abasaba ko bajya wenda bagerageza bakishyura hakiri kare kugira ngo nawe abashe kuba yabona uko yakwishyura abahanzi yatumiwe, bityo amakimbirane agashyira muri muzika nyarwanda. Gusa yaje no kugira icyo avuga kuri kino gitaramo. We yavuze ko muri icyo gitaramo cyari kirimo kuba Trop Live kitari icy'abahanzi ubundi muri make ko cyari cyateguwe. Cya gitaramo cyagomba kwitabirwa ubundi n'aba DJ bakavanga umuziki, saboneka abaririmbyi ku rubyiniro. Gusa ngo baza kureba basanga nibaza gutumira aba DJ gusa nta muhanzi ari, kuko benshi babaza wenda bakavuga ati ni ubwa mbere tukibitangiza, ese abahanzi abafana baraza kuza babyishimire. Ariyo mpamvu rero yatumye batumira aba basore wenda harimo ba Keniso n'abanyarwanda batandukanye nka Afrique bari Airways na Bushari, kugira ati wenda abafana babashe kuba baza byibuze bazakomeze kugenda babishyiramo imbaraga nyuma. Gusa kuri ubu akavuga ko nta kibazo kiri hagati y'abahanzi bose baririmbye muri kiriya gitaramo, bamaze kubona amafaranga yabo uko byari biteganyijwe muri kontara bari barasinyanye. Gusa ikindi nakubwira nubwo abasore babaye bamara kwishyurwa, si ibyo gusa byavugishije abantu benshi cyane, nkaho Intore Tuyisenge ukuriye urugaga rw'abahanzi mu Rwanda yagize icyo bivugaho. Nawe yari yavuze ko mu by'ukuri kino bavuze wenda Keniso yashyira hanze n'abandi bakabyuririraho ko abahanzi basuzugurwa. We yavuze ko ari kimwe mu bikibangamiye umuziki nyarwanda byabashije kuba byavugwa. We rero avuga ko n'ubundi abahanzi nyarwanda bagisuzugurwa cyangwa se badafite wenda agaciro baba bakwiriye, nkaho mwakoresha ibihangano byabo ugasanga afashe igihangano cy'umuhanzi nyarwanda gikoresheje nta burenganzira gifitiwe, cyangwa se agasanga muri make yafashe wenda nk'ifoto yiwe akayishyira mu kwamamaza, akamamarisha ifoto ye kuyata abantu baba bakunda igicuruzwa cyangwa se ikindi kintu cye, nyamara ugasanga umuhanzi nyirizina we nta kintu abiziho. Uyu rero yakomeje avuga ko umuhanzi nyarwanda akwiye guhabwa agaciro, agahabwa agaciro k'ubwihangane aba yakoze, dore ko banze ngo banavunika byibuze umuziki umuhanzi nyarwanda akoze akaba yabasha kuba yawubonera ibihwanye nabyo. Gusa si ibyo gusa, nubwo ari ngo bivuze abandi bagiye bavuga bati bagiye gushyira amategeko mashya abasha kuba yarengera umuhanzi, byibuze na kontara zigiye ziba zakorwa niba zikozwe wenda ariko ukuntu bakurikirana izo kontara, ndetse bagiye no kuvugura itegeko ryarengeraga abahanzi. Ibyo namubwiye rero kuri uyu munsi bigenda bivuga impande n'impande, gusa bigaragara ko wenda byibuze saga irimo kugenda igabanuka bitewe n'uko bamwe batangiye kugenda babona amafaranga yabo bari baremera mu gitaramo kimaze iminsi kibaye, byari byateje impagarara impande n'impande. Uko nawe usizanyije rero n'ibyo bivuga hano ngaho mu gihugu cy'u Rwanda muri entertainment yaho, kambe nkubwiye ngo kambe ngiye ndagaruka mu kanya. Ibyo nakubwiye rero kuri hano masaha, iyi ni Kodaraba TV, njye wumvaga ndi Shema Yves, ndagusabye stay tuned kuri Kodaraba TV.